inywera kuri kave. Cheers. Ase komero kutanywa ve byaje kugenda bite mwashandika none so bo aka kantu urukundo ngakunda buriya nubwo uko byagenda kose iyo ngeze mu rugo ukuntu njya nigenza uko icyaka cya kino genda aho ya ntago byava nk'agakiza se agakiza ubwo niriheze nivuze agakiza nzakagenda nyine nuko nyine nibitabo no kuno bibirangisa nahongwe hivumbi yari mazo nk'imyaka sinyimeka kwireba ndego ryo nakayitubika gusa ahubwo se pastor mbwira ibyo nagutumye byarangiye bite umva nagukoreye umuti urumva hari ikintu abanuriye urumva nyine byanjemo nshaka gukora umuti mu minsi izaza je burana maze hari ukuntu abigenje namubwiye ikintu kandi nabonye biri gucamo ntabwo azamvuna oya umva humura ibintu biri gucamo tuza umuhanuriye biki jewe urumva naramubwiye naragezeyo urumva reka some nkubwire ukuntu byagenze urumva nageze wabo sanga baricaye mama we nyine n'abandi bari gusenga hanyuma urumva ukuntu nabigenje nazamuye ikote riboshika taramandara urumva stamubwira ati uyu musore muri kumwe nabwo ari wawe agakobwa muna ayisazana amarira ese mbwira uba havanze ibishinwa n'ibifaransa uvuga indimi nzima ariko indimi shati navuga icumi ubu navuga shando urumva nkavuga benikire urumva nkavuga na riboshi turi kumvikana ibyo bikuvuga ariko ubundi buriya iyo uhoranye umuka w'Imana ntago kiburira uranda nigiye gukorera ibintu bifatika naho ne kugenda rero manura nk'utari mu mavuta nazamuye ikote kaga kote kanje urumva ngaragaza uwo ndiwe mukobwa mbimubwiye mbona amavuta agize gute ahise amufata bivuze kirera ubuse wanga kano kave sibyo hari genja mu rusengero nagasomyeho uza amavuta mbafite uri umuntu wo murara kabisa ariko buriye mbwiza ukuri buriya mukobwa ibintu nibicamo nutanjyana ahantu mukumba ngo ngure nk'ikesi yago bizavamo ikesi y'ikise nakuguriye igicupa cya wine na kakibi ariko hari akantu bambwiye kibita ngufu ariko ikibazo se kari nari ariko uzajya ugasha muri comptoir mu rusengero ahubwo two nanga n'umuntu tujinga nyine ingufu yishize buriya iyo nicaye muri office iwanje mu biro umuntu wese uje iwanje banasomye sinabona amagambo yo kubabwira agiye umuntu azakubwira ngo nabuze urubyaro nabuze mva ubwiye ubwo nyine mita yo nangiye kubwira ati rabasikata ya mandara bokoto izi wasubiramo wowe n'imbyaro subiramo ntabwo yashobora itaya mandara bi ngatavuga ati ndafashishwe ariko menya nabi imbyaro uvuga uzitanga wasege natanga urubyaro afitanya muri cya cyumba cyawe cy'amasengero mbyaro n'Imana zitanga abantu gihede kai uragira ngo umvanemo abanga yose y'abakozi b'Imana ibyo nabikora ahubwo twinywere ariko sha oranywa pe oranywa siko wagira ngo wamize ipasi cyangwa se babashyize itanura ry'amatafari y'umunyu akore dekaye ndajya mu nyumve neza yaba izo nzo gushaka nzi kumugurira yaba wine yaba izo za ngufu niki uretse n'ibyo byonyine nzashyira n'amafaranga ariko wasenga indimi zo mu ijuru izi kuzimu iz'umuriro iz'amazi iz'inyamaswa ndashaka uri umukobwa mubone icyambere ntago nyizeye gedekaye kuko izana no kubona ibyo wakoze kunyizera none kuba wongeye akantu k'agafaranga urumva ko hari urwo ngiye kurepeta noneho nimubwira ari byo nzamubwira noneho urumva nutabona ari ukuntu bise bigenda uzankate amacupa hajyamo amacupa anga 12 mwikesi uzakuremo 2 ariko cye nzakora gahunda ifatika abe ntago nayanywa ariko mva nkubwire ntago wayanywa n'ukuntu reba yive sibyo twatangire rimwe amagambo abe makeya ndashaka ibikorwa byinshi humura sawa humura kabisa
ndagukorera gahunda urumva kano kantu karafatika karafatika ndumva ibintu bigiye ku murongo. Rero unzanye ndikwitegura ngiye mu kazi niba mfutanzanze mu byo mu rugo. Rero sinzi niba wamara amako kawe wayini kawe nanjye nkamara kanjye tukaba twagenda nkanakudepoza nanjye nkakomeza nkajya mu kazi. Utumenye nywa nabi kabisa. Ndakurahiye umva ibyiza nk'ibi ngibi uzaba mwese atabikoze ntahazaba agiye kabisa. Wakoze cyane ndagushimira buriya nanjye gukora akazi gakunze. Ubundi nakazi ndimo aka nakazi ntago uzi se ko nijambo ry'Imana rivuga ngo tugire ubwenge. Ntegereza gihari bo sara ngubwiye ngo utegereze ejo cyangwa se mukanya wowe fasha unyumve neza ko ngiye gukora niki imbaraga uko bizageza kuri Noheli uriya mukobwa aramaze kuba igisenzegeri mu mutima nzaba naramufashe urumva naramuhinduye ukundi kuntu. Ntegereze Noheli nakuye kuri Noheli umunsi mukuru asaka ko nijoro ijoro rya Noheli uzarara mu gitaramo mu cyumba wishimisha ati deka yankoreye umuti aromano w'umugabo. Ese Bruno Egeze bite shani sawa si ko maze iminsi nguhamagara sinkubone mbwira ngo urahuze ngo uri bize bite. Bandaho maze iminsi ndi kwitegura Noheli kuri Noheli nzaba mfite abashyitsi rero umva babensa imyiteguro ihagije. Ufite abashyitsi ukaba utaranumiye? Sha Elize ntabwo ari kwanga kugutumira. Anyway nta nubwo ari abashyitsi ni umushyitsi tu hari umubebe uzansura niwe ndi kwitegura umva rero ntabwo nawe kugutumira nawe ngo uze dufatanye. Ese Bruno izo terime z'iki gihe nawe uracyazikoresha nzi ko ubakishijwe uri mu nzu y'Imana. Izo terime zo kuvanga ababebi ngo abana izo terime nawe cyazikoresha? Ariko Elize ubu ngubu urumva yuko nagiye mu ijuru ababebi mbasiga ku isi? Umva nkubwire so kijijwe ijambo ry'Imana rivuga ngo nubura ubwenge nzaguta kandi yabaremye kugira ngo tubane nabo. Ntabwo nzigera ndeka umukobwa n'uyu nzakizwa ariko ntabwo bivuze ko ngiye mu ijuru. Siko gakiza mushaka se Bruno ni byiza ariko bya ni byiza cyane kuba uriho mu gihe wafashe icyemezo cyo kumunyetorero ukwiye kugira indangagaciro za gikristo. Man buri muntu wese agira target ye buri wese agira ikintu kimugenza. Bwagakiza kanye mfite icyo naje nkurikiye. Ushatse kuvuga iki buriya? Hari icyo waje ukurikiye? Juganya kuba umwana. Uru rugendo rwanye natangiye harimo rw'agakiza ariko icy'ingenzi hari umukobwa umwe wantwaye umutima kandi ntazigera ndeka kugeza mushyitseho. Rero ibyo byo kumbwira ngo indangagaciro za gikristo ni iki no kunyengereza umwanya. Ako gakiza ni nkabona nzakabona ni ntakabona setu nangije ijuru nzaryumve mu matangazo cyangwa nge murinde ni ijuru rimwe rizabaho hajye. Ese buryo nicyo cyakugenzaga? Nzi ko hari ikindi uje gushaka agakiza kumbe wari uje kureba abana gusa nibyo ari kuzanye. Elize uri inshuti yanjye ariko nzibeshye byumve byageze hanze no gupfa uzapfa. Bigume hagati yanjye nawe urandeba birenguye umuryango uyu nguyu ubona gikurikira uzacyicuza. Bruno isuku nayo bwoba gusereka no kubimbwira ugeze aho wumva ushaka no kunyica kubera umukobwa. Mva nkubwire umutima wanjye warashinjego mu by'ukuri iyo abera bose bateranye yaba mu ijuru yaba abo mu isi nanjye habarimo uwera wanjye umukobwa wantwaye umutima. Uriya mukobwa yantwaye umutima ku buryo ntabikuvuga ngo byumve. Mba numva nta kindi kintu cyamundutira nje mu rusengero Simone ntabwo nasenga
gusa sinakugera mfashwa no kumubona gusa niwe byishimo byanjye niwe mahoro yanjye n'umunezero wanjye rebyo bindi umbwira rwose Elize si ukugutera ubwoba uko niko kuri kwanjye niba umukunda koko kundi nyine niba uza ari uje kureba utaje gusenga komeza umukundi nyine nta kundi ubwo uzajya uza ari uje kwirebera gusa icyaba cyiza nuko wamukunda komeza no gukunda n'Imana ukajya ukomeza gusenga nabyo ntacyo byaba bitwaye byaba ari byiza cyane ibitari ibyo ushobora kuzayibura byose Elize ibyo byihorere anyway warakoze kubana nanjye mu gihe cy'umubatizo no mu wundi buzima ariko ikindi gihe uzaza hano ugize tutere story nk'abajama bisanzwe ibintu byo mu rusengero bisige mu rusengero hano ntabwo ari mu rusengero ndumva bisobanutse bihagije mama Karame nashakaga kuganira nawe nabyifuzaga cyane maze igihe mbitekereza hari ibintu nshaka ko tuganira bitandukanye n'ibindi byose twigeze tuganira Rahira nicyo gitumye yicaza aya masaha ngo tuganire uzi ko ubunaga kwe kuba hari utundi turimo nari ndimo nkora mama Nadia umwe w'inshuti yawe niwe nshaka ko tuvuganaho tuganiraho nyine subizi ko afite abakobwa ndabizi rero maze igihe n'umukobwa we dufitanye amabanga yego nyine urabona n'imyaka amaze kugeramo hari aho ngeze rero umukobwa we umwe muri ba bandi mbese nawe ujya ubona niwo mbabona ni Nadia uwo nawe uzi ubwenge yego erega umuntu ukuze abareba rero mama nagize igitekerezo ngewe na Nadia dushaka kubana ayiwe mbega byiza yego biranshimishije nanjye ndishimye bari abantu ni inshuti zacu kuva kera yego rero mama twarabipanze ngewe na Nadia dupanga ko byanze bikunze mu kwa kane twazabana nanjye nkava mu cyiciro cy'ingaragu nkajya mu cyiciro cyanjye erega mwana wanjye ntabwo uzaba uvuye mu cyiciro cyawe ahubwo uzaba uje mu cyiciro cy'abagabo nyabagabo turagushyigikiye rero turagushyigikiye kuri iyo ntambwe uteye Nadia tumaranye imyaka irenga 5 turirimbana muri korali noneho n'imyaka 3 yose tumaze dukundana rero ubu ngubu ibintu byose bigiye kujya ku murongo twibanire ibintu bigende neza mwana wa uyu munsi ndishimye umutima wanjye uranezerewe Nadia nta comment namushyiraho ntabwo namushyiraho comment ni umukobwa nzi araririmba ngafashwa nkajya mu mwuka nkumva ndanezerewe yawe umenya hari iyo muri kumwe mwahanitse muririmba ndafashwa nkumva ngeze ahantu ibaza rero umunsi azaba yabaye mukazana wanjye tuzajya duhimbaza turamye tunezerwe nuko uri umuntu w'umugabo ufashe icyemezo cyiza hanyuma rero nawe umvugire ugende umbwirire papa umubwire uko gahunda imeze nuko ndamubwira ndagutumikira pe Meze neza yego meze neza siko no munsi kusengero byagenze neza siko kitaje gusenga ndiwe ndimo nategura Christmas usa nabibona wowe ndiwe mpuze cyane umuruhure kano gakapu merci wowe meze neza ariko meze neza nta kibazo yereka tumanura umukungugu dore bakoze urugendo runini Charles ku rukundo rwacu merci Peya namunsi nigomye ibintu byinshi hana bifite gahunda nyinshi nari narabikubwiye konseri nazisibye wa muntu namuretse kubera wowe ndikubona urukundo rwacu ruri kugenda rukora hani ndabizi ko Imana iri kumwe natwe kandi izakomeza kubana natwe kandi ndabizi ko hari ijwi ry'Imana mfiteho si rimwe si kabiri Imana imbwira ko ari wowe mukunzi wanjye hari umutipe twakundanaga ariko naramukatiye kubera wowe
kubera Imana yakunyerekeje. Be sinkubeshye, njye nawe ni ubuziraherezo. Wow. Nzakorera urumuri Yego. mu mwijima sinzijya mutera. Yego. I love you. I love you too. Be rero uyu munsi igitaramo turataramira hano, urarara ntabwo utaha hano ko burije. Oya, ntabwo ndi burare pe yaranyihanganira. Sheri ntacyo bikanga ko n'ubundi turi hafi kubana. Bruno, ntabwo kurara byakunda. Uzi ko ibyo bikora abakobwa n'abasore badakijijwe. Rero njye ntabwo byakunda kandi urabizi ko dukijijwe. Okay. Ntabwo ari ngombwa sibyo, ariko basi hari affection wakagombye kumva. Umenye ko utandukanye n'abandi bakobwa, uri umukunzi wanjye sibyo. Byura usumva uyu munsi bitaba byiza umfumbasa. Bea, ndabizi affection zirakenera hagati y'abakundana, ariko ntibyakunda twatubaye ibigoryi mu maso y'Imana. Be ndabizi ntawe hano icyo atarakoze, kandi ntabwo uzigera wicuza na rimwe ikintu utaragikoze. I love you. Ongera sonashe. Sushize inyota ngera basi. Yindi rimwe. Chedi. Kandi Iyi ni fanta gusa cyangwa ni ibindi bintu? Ko numva ndi kuzongera. Be ni fanta wowe igihe kibazo. Ariko numva uri kuzongerezwa. Nakwereka n'uburuhukiye. Hari ikibazo? Bruno, uri umukomeye n'icyo wankoreye. Wanyambuye ubusa byanjye. Mana we. Ibi ni biki byawe? Bruno, uri umwana mubi, uri umugome. Bruno. Bruno, uri umwana mubi, uri umugome. Kuki ibi byose wabikoze? Wabikoreye iki? Oya ntacyo umbwira. Sheri umva mubwire. Oya. Humura ntacyo nagutwaye, humura. Ntacyo wabaye. Sibyo. Bruno. Amaranyica, Bruno ni icyo wankoreye. I'm sorry. Bruno. Tesi, nari nzi ko nkubona mu materaniro. Ngira ngo hari icyo tuvugana sinakubona. Byakugendekeye bite? Nabonye nakererewe ndabireka. Nibyo? Wari umeze neza mu mwuka ariko. Cyane pe. Uziko turinzwe n'Imana. Ni nyamaboko. Iracyaturinzira. Amen. No kutugirira neza. Haleluya. Chanceline yazambwira uburyo mwaguwe neza. Ni ukuri pe, twagize ibihe byiza. Amateraniro yarimo umwuka w'Imana ndakurahiye. Umva wahombye. Batwigishije inyigisho iryoshye itubwira ko Imana ijya inyuranya ibihe. Ngo Imana ijya inyuranya igihe, ahari amarira ikahashyira guseka. Ahari umwijima ikahashyira umucyo. Mbese twagize ibihe byiza.
ngo Imana ijya yagura imbago, Imana ijya ikora imirimo n'ibitangaza kandi tukabibona. Ni ukuri twagize ibihe byiza pe. Yewe ndafashijwe. Umukozi w'Imana ari mu mavuta, bakongeze bakamupanga akazongera akatubwiriza mpari none nane ngafashwe. Mama Nadi, amasaha ari kwihuta, ntaza gutaha icyangenzaga ntakivuze. Ukwezi kwa 10 rero naho amatariki ari amasaha n'amatariki biri kwihuta. Twagira ngo ni mu kwa mbere. Kuri birakabije ibihe biri kwihuta cyane. Yewe ntago ari amasaha y'abantu bageze ibihe byiza. Amasaha arihuta. Tesi rero mu bintu byangenzaga ntava aho ngaho nkamera nka wa wundi waje gutira imfizi agashiduka abaje nyuma bayimutwaye. Urabizi ko rero Tito na Nadia bakundana. Ubwo rero mbarutse kwicara na Tito ambwira ko ashaka kubana na Nadia. Rwose numva biranejeje. Urabizi ko dusanzwe turi bamwe, turi inshuti kuva kera, n'abana bacu twa dusanzwe tubizi ko bakundana. Ariko ntabwo nari ko bigeze kuri urwo rwego kwaho yakwifuza ko babana. Nibyo rero nanje gukubwira ngo ndebe uburyo twavugana, turi ukuntu twabapangira ubukwe rega. Nadia yakimbwiyeho. Yego. Ubwo uteye intambwe ukansanga. Ni ukuri ni iby'ingenzi. Yego. Reka tuzicare tubinoze. Nuko birashimishije. Tesi, Yesu nahabwa icyubahiro. Biranshimishije cyane. Bizaba ari ibirori bidasubirwaho. Erega ndabizi ntabwo wakanga kunshyingira tukaba ba mwana. Ibyifuzo by'abana tugomba kubishyigikira cyane kandi tukanabisengera cyane ko turi abakristo. Tubyereke Imana. Bruno, kudaretse kuza mu materaniro byagenze gute? Ntabwo kiza gusenga. Nadi, simeruka ariko nasanze bitari na ngombwa. Hari gishyashya? Narenzaho iki koko? Kubera iki usigaye ubona ko atari ngombwa? Imana yavuyeho urumva wihagije ku buryo utagisaba Imana. Nadi, nyumva neza. Mfite byinshi byo gukora, utamereza umwanya wo kuboneka mu rusengero. Niba ntacyo mujya cyo gukora, I don't care. Mukomeze mubaho ngaho muri mbura mukora nanjye nkomeze mu byanjye. Niko byumva. Ubura byumva ute? Ntabwo byoroshye, ni hatari. Ariko nyine kumenya impamvu. Ni ibintu ntabwo bisanzwe. Kirasa kunega umbwiye icyakugenzaga ahubwo. Ese Bruno, ko numva nkubaza ukambwira nabi. Warabatijwe mu mazi menshi. Uri nkubwira ikibingenza uranyumva. None urambwira ibingana gute? No kimwe nkumva ari cy'agaciro ndacyumva. Ese ubone ko umaze iminsi ukoresha telefone udashaka kuzana. Ni iki kikugenza? Ugira bwangu w'intinza, mfite byinshi byo gukora umbwira. Kubabwirwa buri aho ngaho mwimaringa ngo muraririmba. Abantu bakabatereta ngo ntimwateretwa. Ngo muraho mwitorero. Ntabwo abantu bose ari kuboneza kimwe. Nta nubwo uzigera ubona na rimwe umutekereza nk'uko utekereza. Bruno, ntabwo nari nzi ko rero wambwira gutya. Bruno, reba ukuntu wankundaga, none ukaba uri kumbwira gutya. Bruno, urambabaje. Bruno, niwe umbwiye gutya. Bruno, reka nkubwire icyangenzaga. Bruno, wa munsi nkusura kuri Christmas, igihe wanyambuye ubusugi, wanteye n'inda. Ntizandaye zo mu rusengero ngaho zirateye. Niko njye nakwambuye ubusugi. Yanyambuye ubusugi ntera n'inda. Ubu yagiye usama n'ubusore bwose bwo mu rusengero uje kwitura kuri njyewe Bruno. Moi. Umva mbwiye muko. Ibyo byose bikwivugisha nakomeje mutega amatwi.
ndashaka kumenya ubwenge bwawe buratekereza neza cyangwa baraguforomasi. Bruno ntabwo nibeshye. Ndeba hano nkubwire, n'undi munsi utazigera untekereza, utazandota n'izina ryanjye uryibagirwe, nk'uko uzi ko wibagiwe ibere ryakonyeje. Unasikia? Bibaye byiza nakubona usohoka hano. Jya vuba. Ntabwo nari nzi ko rero wambwira gutya. Mbare kabiri wasohotse ujya kurira imbere ya mama wanjye, ntabwo bandiriraho. Bruno wanenda. Bruno ndatwite nushaka ubyemere. Inda ni yawe, nta wundi neze kuyiha, niwe twaryamanye. Ibyo bivugisha byose ahubwo agira upanga ubukwe tubane, unkure muri aka gahinda, unkure muri iki kibazo ndimo y'umwijima ndimo. Niba warigeze kunkunda koko by'ukuri. Uratwite? Ni byiza, genda ujye kubyara. Icya kabiri, niba uri mu mwijima ugenda ujya gushaka hari umucyo. Iwanjye nta mucyo uhari. Kuri kunyohereza kujya kubyarira iwacu, ndabyarira he? Urabizi ndi umwana wo mu bakristo. Ubu ndagenda mbabwire ngo iki, bazabifata gute abaturanye abandi bakristo dusengana? Bruno nawe ushyira mu gaciro. Ugiye kubyamamaza se? Umwana navuka ari uwanjye, nzagufasha kumurera, ariko ni a condition. Abaye adafite amatwi nk'ayanjye wose uwacu, atareshya nanjye mbona afite ubuno bw'ubufumfini, no. Naba ari uwanjye byiza cyane, nzamwita mpano ya Noheli cyangwa Christmas cyangwa n'ibindi byerekeranye na Noheli, cyangwa tumwite Manuel. Aho ngaho nzabyemera, izo condition n'ubuzujuje. Bitari ibyo ugeza batari uwanjye. Bruno reba ko nanyizeraga ibitangaza byose, none bibaye imfabusa kuko unteye inda. Bruno n'Imana ntabwo zigera kubabarira. Bruno nta joro uzabona. Wowe uzaribone. Ubu se abahanuzi, abapasiteri bose b'abakomisiyoneri barimo, niba bazabona ijoro namwe muvuga ngo mwatakaje ubusugi kuri Noheli? Ese muko ubusugi butakaje utakomeye kumbwira yuko uri umukristo bitabaho? Ibyo ngo ni by'abana b'abanyabyaha da. Bruno uramemukiye, ntabwo ari nzi uko ubikora gutya. Ntabwo nari mbyiteguye, gusa urakoze, ndakubonye nanjye. Urambonye nyine. Nadi, naje hari icy'ingenzi. Kuryama n'umukobwa mwiza nkawe ntako bisa. Target yanjye nayishyiretseho. Then ufite choice ebyiri. Urire numva urushye utahe, inzira yakuzonyura yize. Niba wumva bikunaniye, well and good. Ndi mu cyumba cyanjye unsange. Byaba byiza ukomeje kuguma hano tukiryamana. Umurera aho ngaho ibyo wangeza. Nadi, ko waje untunguye kandi ubundi wajya gumpamagara, byagenze gute? Ya nta kibazo, ariko nagukumbuye gusa. Nuko numvaga ntaguhamagara kuri telefone, numvaga naza nkakureba mu maso tukaganira turi kumwe. Okay. Karibu. Yego, mese. Ariko wari ubuzeho iminsi yari ibaye myinshi. Niyumvishaga ko utaza kunsura kubera ko kuva kuri Noheli igihe nakubwiye ngo unsure warabyanze, ndakubura neza neza. Ibaze ko kuri Noheli nagutumiye ukanga kuza, kandi namaze guteguza mama, nateguje ababyeyi ndababwira ngo uri buze, ntiwaza. Nseke nguhamagara ntunyitabe,
no ku rusengero none usigaye uza wirukanka ukataha ntakuvugishije mbese nabonye ukuntu wahindutse mbona harimo ikintu kabisa. Tito, Yes. ntabwo nyemera kwitwa umukunzi wawe. Mbabarira. Habaye iki se kandi? Waranyanze mbimenye? Nadi. Kuba utaraje mu rugo kuri Noheli ntabwo nigeze mbitindaho ngo numve ko ari ibintu bikomeye. Ahubwo ikibazo gihari ntukinyitaba mu rugo bahora bakumbaza ukuntu wahemutse mu rugo bari bakwizeye nk'umwana mwiza, ariko ibyo ngibyo byose nta kibazo kirimo. Wowe icara basi ubimbwire neza, sibyo? Tito, Karame. sinzi ko ushobora kumbabarira. Kuko ku munsi wa Noheli wambereye umunsi w'umwijima. Kuko narashutswe. Nadi, ntago ndabyiyumvisha neza uburyo washutswe. Niki cyabaye? Washutswe gute? Tito, Yes. mfite agahinda kenshi. Gusa umbabarire kuko isi yose igiye kumenya ibyanjye, bigiye kujya ahagaragara. Tito, natewe inda kuri Noheli. Ndatwite. Oyawe ntago nabyumva, ntago nabyemera. Nadia nizera. Nadi, uratwite? Tito, ndatwite. Mana yanjye. Sinzi uko nabikubwira, ariko gusa sinkwiye kwitwa umukunzi wawe. Nadia, urakoze kumbabaza. Nta mu bintu nari nariteguye iki ngiki ntabwo cyari kirimo, ariko nyine nta kundi kuntu nabigenza, ndabyakira nyine bisanzwe. Gusa urakoze kuko ibyo ni amahitamo yawe wahisemo, ubabaza umutima wanjye. Warakoze, Imana izabane nawe. Bebe, naje hano kukugisha inama. Urabizi kuri inshuti yanjye y'akadasohoka. Niyo mpamvu ariwe nahisemo kuza ngo ugire inama. Okay, nta kibazo mbwira ndakugira inama pe. Ahubwo se kumva umeze nk'umuntu wasuherewe. Morale yawe yagabanutse. Ni ikibazo cy'igihari. Bebe, ngiye kukubwira ibintu, ariko ndagusabye ntuzampeho. Bebe, ndatwite. Uzi ko kuri Noheli Bruno yanteye inda. Ubizi ko akijijwe. Ubizi ko ari umuhungu wari ukijijwe. Bruno uyu nguyu ejo bundi ubatijwe. Niwo nguwo. Uyu wari warakijijwe? Nta wundi n'uwo. Niwe waguteye inda? Mana yanjye. Sha birababaje. Akundi ndumva bitagakwiye kuguhangayikisha. Ubwo urumva uhangayitse? Ubuse ntahangayika. Urabona itorero, mama, korari uko bazabifata bate koko? Kaguhangayika kwa nta shingiro bifite. Wamenya ubwenge nk'abandi bakobwa se ukayikuramo. Rebe. Ukayikuramo. Nese urumva nayikuramo nte? Nk'abandi bakobwa uko babigenza. Umva. Uburyo ni bwinshi bwo kuyikuramo. Nuko rega mama mwarigize barakora kurusha abandi. Njye mbwira mbikugiremo. Sha Rebe, mfasha. Kuko mama namusebeje. Kandi nawe urabizi n'itorero naryo ni uko nguko. Ariko hari akandi gatekerezo nungutse. Wabwiye Bruno akagutwara. Sha byihorere. Ubuse hari icyo ntakoze. Bruno yanteye utwatsi. Yarayanze. Ntabwo yabyemera kuntwara. Yambwiye ko azamfasha kurera umwana, ariko atakwemera kubana nanjye. Umva rero, niba Bruno bidakunda, washatse kunyegeka kuri Tito. Tito se nayimushyiraho ko Bruno we byanze burundu. Gira inama. Umva kandi ubucucu bwawe buri. Wewe uzagende ujye kureba Tito. Muryamana.
hamanya umubwire ko yaguteye inda. sha byihorere ndabizi titarankunda ariko namaze kubimubwira kandi none ubwo byagenda. Nadi gize amahirwe yo kugera hano ngusanga ukihari kandi nagushakaga cyane. Nashaka ko tuganira ariko nubwo ndabona usa n'ugiye. nari ngiye ariko nta kibazo wambwira, nta kibazo. Banza umbwire ndabanza nkumve mbere yuko ngenda. Ariko se twajya mu rugo, twajya mu nzu? Oya nta kibazo, ntago bitinda, na kanya gatoya gusa tukavugana. Nta kibazo mbwira, nta kibazo. Nyuma yo kumenya ibyo wahuye nabyo, bira bibazo byose wahuye nabyo nibyo wanyuzemo, nashaka kukubaza, ese uracyankunda? Tito, niba nkigukunda ndagukunda, gusa sinumva igisobanuro cy'urukundo naba nkufiteho. Gusa Nadi, niba ukinkunda nanjye ndagukunda kandi cyane. Gusa urukundo ngukunda ruzahanagura ya makosa yose, kuko urukundo rurababarira. Sabyihanganira byose nkuko narabyihanganiye, narabyakiye mu mutima wanjye, kuko ngukunda kuruta abandi bantu bose naboye muri iyi si. Wow, rukundo rwanjye. warakoze basi. Nari nkumbuye ibihe nk'ibi ngiye byo kukubona mu gituza cyanjye. Imana iguhe umugisha. Yego nawe. Nadi, niba ukinkunda ntihazagire undi muntu bibwira. Kuba utwite bibe hagati yanjye nawe gusa. Yego. Hanyuma nifuzaga dusubukure gahunda yacu y'ubukwe. Urabyemera? Ndabyemeye. Wow. Urakoze cyane. My sweet love.